wa muntu ukerensa idini w'isamu n'igitangaza. Wa muntu ukerensa ukabona ko ari umuntu wa hobyo, ukabona ko mutasangira, ukabona ko utamuha ukuboko uretse kumuha inkokora agusuhuje, ukabona ko utamuha lift mu modoka. Uzi ko kubera ko gahunda zimwe na zimwe ziba zitanameze neza mu buryo runaka, ushobora kwisanga wageze ku marimbo ugasanga wa wundi wasuzuguraga niwe watanze abantu mwana ndani agiye kukwakira. Nayo urafu ese arimo arakwakira ku neza cyangwa hari n'ibindi arimo kongorera ntawame. Mujya mubona ukuntu abantu batangurana mwana ndani, ba nyira abantu ntabwo rimwe na rimwe bajya bahamba abantu babo, abagezeyo mbere nibo bajyamo. Aba bantu rero nukuvuga ko abantu tugomba kubana neza, ko ntawamenya. Nayo urafu ntabwo wamenya uza gukura mu muhanda, ntabwo wamenya uza kwakira mwana ndani, ntabwo wamenya, ntabwo ushobora kumenya. Kandi